gatatu nagira ngo mbiyemereho bereka yuko ibintu byaciyemo jewe meruka hani Butare 2022 nizahangaha ariko ntabwo ibintu byari byoroshye. Abantu muri kaminuza barihe umuriga muri kaminuza nariraga muri restaurant yitwa Happiness murayizi? Baretse subirayo tukwakire neza. Okay niba ntabwo nibesha ku mateka yawe subirayo mu bintu babwira babwire yuko nari ntuye Madina hariya hafi y'Irimbi ku musaraba wa munani uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Nari ntuye ku musaraba urumva babara ku musaraba wa mbere wa kabiri kugera ku wa munani hari arashinguye umuntu witwaga Emery ndabyibuka ubishyiremo gukora none nuranye n'umurambo wa Emery. Noneho ikindi kintu ubabwire yuko none navuye Butare ndi muri road amezi 4 y'ubukode bibabwire mbishyiremo nabi. Okay sawa twagiye none subirayo. Ikindi ubabwire uretse agatapendo babwire yuko ntafite n'itiki nsubiza mu rugo nabyo bishyira. Okay nuko mwabyumvise yari atuye Madina ku musaraba wa munani yaturanye nande Emery urumva yari afite amadeni hano randi road yamuciyemo amadeni y'amezi 4 yabwiye yuko kandi adafite itike musubiza i Kigali n'umunyamakuru ngorana nawe anesha umutwe. Sorry namaze mumbabarire reka twakire Rusine amazi yanariye mbwirira mugenzi wawe ngo ye mbwirira mugenzi wawe ngo ye mbwirira mugenzi wawe ngura umuntu uri mbwa cyane. Uri kubibwira meya wowe uri kubwira umwarimu wakwigishije umuntu ngirira mugenzi wawe ngo abantu bo muri kaminuza bari he murahari ku Batista Ababatista bari he? Okay ndagira ngo rero mbigishe ikinyarwanda sibyo? Okay mu kinyarwanda hari amagambo duhereza agaciro. Ayo magambo atangizwa akenshi n'inyuguti ya I. Subiramo ngo I. Okay urugero inka. Okay urundi rugero inyama. Urundi rugero ingagi. Yego urundi rugero hariya intore. Yego urabikoze. Urundi rugero hano ifiriti. Nibyo. Urundi rugero hano indaya. Ako umuntu uzanyemo indaya ninde ko? Hanyuma rero kimwe mu bintu nababwira nuko mfite inkovu enye. Inkovu ya mbere mfite ni hano, iya kabiri mfite ni hano, iya gatatu mfite ni hano, iya kane yo irahandi ntavuga ariko buri mutipe aba yifite. Sasa ndashaka kubabwira yuko iyi nkovu y'aha ngaha ahantu yavuye. Ngewe iyi nkovu ahantu nayikuye naraguye ibuye rinyinjira mu mutwe. Mbwira mugenzi wawe mu mutwe. Yes. Noneho njya kwa muganga. Muganga ashatse n'ibuye araribura. Mbwira mugenzi wawe araribura. Yes. Iryo buye ryari ikinonko. Mbwira mugenzi wawe ngo ikinonko. Kubera amazi mfite mu mutwe ryari ryashonze. Mbwira mugenzi wawe ngo ryari ryashonze. Bivuze ngo abantu bavuga ngo ku myaka 25 30 ugomba kuba ufite ubutaka. Jewe mfite ubutaka hehe mu mutwe. Mfite ubutaka hehe
Sasa sirumba mwabimenye se kiramakazi akantu kakazi yaindi mvuyemo mukanya ya Chris Brown sibyo dusimbuke niba nashaka gusimbuka mbirira mugenzi wangu mwa Pendo ngwino umfasha bashyira amakazi kidusimbuke murashaka gusimbuka okay mugire ngo kwese amashi twese gutya buriya rero mu kinyarwanda buri jambo rigira ikinyarwanda nuko mutajya mubimenye Shakespeare bayita indahuzo ariko ntabwo mubizi telefone yitwa injyana kure y'inzira mugozi bigira ikinyarwanda internet yitwa murandasi bayita dictionnaire yitwa inkoranya sibyo hanyuma calculatrice uretse gatoya wigeze umuntu uzi ikinyarwanda ndakizi cyane okay calculatrice yitwa ikinyaruka niko byitwa okay sawa noneho ndashaka oya nanje ndacyakubaza sonze kuzi ikinyarwanda uretse noneho umugore ufite abana utabana n'umugabo yitwa iki? Yitwa Anita Pendo.